byabajwe dusohoye ngibyo ibisohoye mu minsi y'imperuka. Aleluya. Ngiki kiriho mu minsi y'imperuka. Ariko rero twe tuba twagiriwe ubuntu bwo kuza kuri aka kantu tujye dushyira ibintu hasi tureba aho ibihe bigeze tumenye uko dukwiye kwitwara uko uri kose ahangaha waba titire yose waba ufite icyo nzi cyo titire ya mbere muri ubu bwami bw'Imana ni uko umukristo ujya mu ijuru. Aleluya. 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 Umukristo ujya mu ijuru niyo titire ya mbere. Amen. Hanyuma hagakurikiraho izo za bishopu ariko ntimumbare ntabwo ari ukubapfobya abaposo n'abarebera ibyo biza nyuma ariko titire ya mbere. Amen. Ni kuba uri umukristo mwiza cyane ufite urukundo muri we ujya mu ijuru. Kadusome ijambo ry'Imana riboneka mu Bakorinto ba mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere mu gice cya 13. Twumve icyo Imana ivuga bene data. Amen. Twumve icyo Imana ivuga ku rukundo. Ijambo ry'Imana ratubwira ku murongo wa mbere ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Aleluya. Bene data ngo nubwo twavuga indimi nk'iz'abantu, nubwo twavuga indimi nk'iz'abamarayika, nubwo twavuga abantu ibintu bigacika ngo yebabawe ngo mbega umuntu uzi kuvuga neza ariko udafite urukundo uba ukura muri zero. Umeze ahangaha bageranyije umuntu ngo ahindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirangira. Bivuze ngo icyuma kirangira kirakubita kikagera hose ariko ntacyo mbega amajwi yayo ntasohoka afite meaning. Bivuga ngo udafite urukundo ibyo ukora byose ntacyo bivuze imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo urakorera muri zero. Umurongo wa kabiri ukavuga ngo kandi nubwo nagire impano yo guhanura nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Aleluya. Bene data ngo nubwo impano zose zaza zikakwikubita hejuru. Amen. Ugasanga urimo urahanura ibirema biragira gute birahaguruka ibintu byose uzi kuvuga uzi kugira gute ariko udafite urukundo zero. Udafite urukundo nta juru urimo urakorera muri zero. Mbega muri make udafite urukundo umeze nk'ikiraro kiyobora umugenzi. Rero biradusaba kugira urukundo bene data. Urukundo rudashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Urukundo ntagukunda kugira ngo umpe, urukundo ntagukunda kugira ngo umpe donc titre runaka, urukundo ntagukunda kugira ngo umpe igitenge, urukundo ntagukunda kugira ngo umpe esharpe, urukundo ntagukunda kugira ngo umvuganire, urukundo rutubaka izina. Ahubwo urukundo rwa rundi ruvuye mu ndiba y'Imana. Aleluya. Urwo ni rw'Imana dushakaho. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntushobora gukunda Imana ngo uvuge ngo ndakunda Imana udakunda mugenzi wawe ureba. Aleluya. Mbibutse ko twese turi ubugingo bwavuye ku Mana. Niba turi ubugingo bwavuye ku Mana nta kindi dusabwa, turasabwa gukundana. Aleluya. Bivuze ngo niba nta rukundo, niba urukundo rwanyu ari uburyarya, umubare w'amahane niko bavuze Abaroma 13 kanze marebe Abaroma 12:9 ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya mwanga urunuka muhorana ibyiza. Aleluya. Urukundo rwe kugira uburyarya bivuze ngo niyo icyo wakora cyose nta rukundo urakorera muri zero. Menya ngo nayo masezerano uvuga. Aleluya. Menya ngo niba udafite urukundo
n'amasezerano ubona Imana ibigushyeshyenga. Mwari muzi ko Imana ihishyenga abantu, kavuga nzakuguza indege, nzakujyana muri Amerika, nzakugira neza, nzagukorera ibi n'ibi 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 n'ibi, ariko yasanga no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Amen. Reka dusubiremo ngo urukundo ruzashira, ngo guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Haleluya. Amen. Byose biriya byose biturimo byose bizarangira aha ku isi, byose bizakurwaho. Guhanura kuzavaho, kuvuga indimi kuzavaho, preaching iyi ngiyi twigisha aha ngaha bizavaho, byose bizavaho, ariko urukundo tuzaruzamuka. Haleluya. Urukundo rero ruri mu mirimo. Urukundo ni rwo nahoze mbabwira ngo mu mbuto z'umwuka wera urukundo ni urwa mbere. Amen. Bivuze rero ngo urukundo narwo ruri mu mirimo. Ni ukuvuga ngo iyo ufite urukundo ruvuye ku Mana, mwene so ntiyaburara. Iyo ufite urukundo ruvuye ku Mana, mwene so umuri iruhande ntiyagwa mu cyaha. Amen. Iyo ufite urukundo, mwene so ntabwo yagira icyo akuburana. Bivuze rero ngo mu yandi magambo urukundo ni n'imirimo. Haleluya. Ese mwene da, urukundo igipimo cy'urukundo ufite none aha ngaha, iyo impanda ije ikavuga, urabona rutatwika nk'amashara cyangwa nk'ibikenyeri? Twisuzume. Amen. Kuko twasanze byose bizashirira aha ngaha, ariko urukundo rwo ruzahoraho. Ibyo byose byo guhanura, ibyo byose byo kugira gute, ibyo byose bizarangira hano ku isi, ariko urukundo ruzagumaho. Nababwiye ko urukundo rutirara, nababwiye ko urukundo rutagira ishyari, ntabwo ari njye bababwiye n'ijambo ry'Imana. Nababwiye ko urukundo rutifuriza ikibi mugenzi we. Mbega muri make urukundo ni Imana. Yesu Kristo, murabona ya mategeko uko ari 10, ukunda Imana n'umutima wawe wose, bikagenda ntugasambane, ntukice, ntukagire gute. Yesu yayashyize muri rimwe, yashyize mu mategeko abiri, avuga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Amen. Ubwo ni ukuva ku itegeko rya mbere ngira ngo kugera ku rya 4. Ntukice bitangira ku rya kangahe? Ni rya 5. Yes. None hasigaye yose. Amen. Ukunde mugenzi wawe nk'uko ubikunda. Haleluya. Kandi arangira avuga ngo mbasigiye itegeko rishya. Amen. Itegeko rishya Kristo yadusigiye ni ukuvuga ngo dukundane. Ukunda Imana n'umutima wawe wose na roho yawe yose n'ubwenge bwawe bwose. Nurangiza ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Kuko ukunze mugenzi wawe ntiwamwica, ukunze mugenzi wawe ntiwamusambanya, ukunze mugenzi wawe ntiwamukwifuza inka ye, ntiwakwifuza indogobe ye, ntiwakwifuza inzu ye, ntiwakwifuza igitenge cye, ntiwakwifuza umugabo we, ntiwakwifuza umugore we. Ukunze mugenzi wawe bivuge ngo nawe, haleluya, mukunde nk'uko wikunda. Haleluya. Bivuze ngo mu rukundo nta selfishness baho. Kuba selfishness se ubwo ni ikira. Donc kwikunda nta bibaho mu rukundo. Ni ukuvuga ngo uko wikunze bikunde na mugenzi wawe, kuko mwese muri bamwe. Haleluya. Muri ubugingo bwavuye ku Mana, muri ame jumelle. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo jumelle ni ukuvuga ngo ni wamfasha muri ame jumelle, ni ukuvuga ngo muri mpanga mu bwami bw'Imana, muri ubugingo bwavuye ku Mana kandi muri mpanga. Ni ukuvuga ngo revera ntabwo yavuye mtoto na ku revera yavuye muri Kongo, njye navuye mu Rwanda, ariko mu bwami bw'Imana. Imana iyo itubonye turi muri iyi si ibona turi impanga, kubera yuko turi ubugingo bumwe. Haleluya. Bwavuye kuri yo, bivuze ngo turi impanga. Niba rero turi impanga,
ngomba gukunda revera nk'uko nikunda nk'impanga yanjye. Haleluya. Ibankorevera nababara nanjye ndababara, nasonza nanjye ni ukuvuga ngo ndaba nshonje. Nimba nshonje ngira icyo mfite ndagenda mushyi ariki nguko iko Imana dushaka mu rukundo rwayo. Haleluya. Ariko kubera ibihe turimo byaranze, kubera ibihe dusohoyemo, nyamara duhora turirimba ngo tuzajya mu ijuru. Ntabwo tuzajyamo tudafite urukundo. Haleluya. Nta juru rihari pe, hari Gehonome. Amen. Niba nta rukundo hari Gehonome niyo tuzajyamo, naho ubundi nta juru. Amen. Reka nsoze rero ahangaha babwira ngo bene data, nubwo turi mu bihe bikomeye, nubwo biruhishe cyane, ariko biracyashoboka. Haleluya. Kuko tuzi neza ko dushozwa na Kristo imbaraga. Rero buri muntu wese twateraniye ahangaha, amen, ngiye kumuha umukoro. Watahana ntabwo ari uko ukorera ahangaha. Ugende twisuzume, nanjye ndimo. Twisuzume tuvuge ngo dufite urukundo koko. Haleluya. Iyo mpano imwe mu mbuto y'umwuka wera yitwa urukundo, ese koko turarufite? Ugenda urebe mu bana, ugenda urebe ku mugabo, ugenda urebe mu baturanyi, ugenda urebe mu muri kumwe, urebe koko niba ufite urwo rukundo. Mwene data, twige kugira urukundo muri twebwe. Haleluya. Buri kintu iyo uhora ugitekerezaho wisuzuma gishobora kuza niyo waba utagifite. Amen. Rwa rukundo rwa rundi ruvuye ku Mana. Haleluya. Tugende twisuzuma aho dukorera umurimo, mu byo turimo, abo turi kumwe, abo tugendana, tuvuye ngo koko se dufite urukundo. Ese ngubu aka gasane kamwe k'ibiryo mfite nakasangira n'akana k'ababurayi? Niba koko mfite urukundo, ese ko mfite utwambaro dukeya, uriya mwene data warajya gusenga yambaye ubusa, nakuraho kabiri kamuha? Haleluya. Urwo ni urukundo. Umenya ngo ikunde nk'uko kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Haleluya. Haleluya. Mbibutse ko urukundo rutiragira, mbibutse ko urukundo rutagira ishyari, mbibutse ko urukundo rutiyamatsa, rutiyamamaza. Haleluya. Haleluya. Rero byose bizashira, ariko urukundo ruzahoraho. Yesu aramugisha. Anurumuka n'umuriro, 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 anurumuka
Yesu ashimwe. Amen. Ninde urufite? Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Imana irubahe mu izina rya Yesu. Amen. Buriya nta jambo ry'Imana rimanukira ubusa. Imana ibona turufite ntabwo rino jambo ryamanukira hano. Kugira ngo se niryo jambo azi muri Bibiliya ryonyine. Azi menshi yaranize mutagira ni nkanya. Yarayize aranayamanukura yiga y'isi yiga ya Bibiliya arayafite. Ariko impamvu Imana yemeye ko twigisha ku rukundo nuko yabonaga ko ntarwo dufite. Rubaye ruhari ntabwo yari kumuha yandi yari kuduhanurira buriya ni n'umuhanuzi ikiyo kirahanagura. Ariko yatwigishije urukundo kubera ko ari rwo Imana yabonaga dukeneye. Haleluya. Rero guhera uyu munsi tugira urukundo. Kandi ijambo rirambwira ngo cyane cyane abo mu nzu ya so. Abo mu nzu ya so se avuga kugira ngo ni bya bindi uvuga ngo murumuna wanjye ngo buriya ngo nta kintu afite ngo reka ngo mfashe murumuna wanjye. Urwo ntabwo ari urukundo. Iyo nta nubwo ari imirimo. Imirimo ni ugufasha wa undi mutagira n'icyo mupfana. Imirimo ni ukwambika uwo mutagira icyo muhuriyeho. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Rero tugira urukundo cyane cyane abo mu nzu ya data. Amen. Amen. Haleluya. 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 Rero nitukibeshye ngo ndarufite barohereza amafaranga ngo mugabane ngo umuryango wose ngo mugabane. Warangiza ngo ufite urukundo ufite uruhe se kandi utigeze ufasha aho mutagira icyo mupfana. Tugira urukundo cyane cyane abo mu nzu ya so. Nubona hari ubabaye umutabare, nubona hari ushonje umugaburire, mu gihe Imana yakugire neza ukaba ufite icyo urya. Amen. Amen. Rero Imana tubabarire duhe urukundo. Ariko kandi umutima wacu iyo utunze Imana turanezerwa, twumva dufite ibyishimo ko nuva gusa nuko turi mu nzu. Ariko iyo tuza nko kuba mu itorero, bishop mugende mushaka itorero, nari kwamiriza. Haleluya. Kubera mu mutima waje ndanezerewe kandi ko numva Imana. Haleluya. Amen. Sijue kama dada yetu unasikia, lakini tuna Mungu. Kuna Mungu. Mahali kuko Mungu kuna uwepo wa Mungu. Mahali kuko na Mungu kuna njia. Yes. Haleluya. Tugira inzira. Twebwe ntabwo tuyoba. Hata John amesema tukiwa na Mungu hatuweze tukajikwaa, lakini wale ambao wako na Mungu wanaweza wakajikwaa. Warasitara kubera ko badafite Imana. Ariko kubera ko dufite Imana, twumva Imana igenda mu buzima bwacu, twumva Imana izerera. Haleluya. Imana yacu irahari. Yego. Haleluya. Turasenga buri munsi. Iki cyumweru nabwiye madamu, iki cyumweru cyose dufite amasengesho. Uku kwezi kose dufite amasengesho. Buri munsi tuzageza mu kwezi kwa karindwi dufite amasengesho. Dufatire na kuri kwezi kwa karindwi dusenga Imana. Nukuvuga ngo mu rugo iyo tugeze mu rugo n'abana bamaze kuyimenyera, duhita twinjira mu masengesho. Haleluya. Nta bintu byo utakaza umwanya. Yego. Nugusenga. Amen. Nukwishimira Imana. Imana niyo yatuzanye. Imana niyo dufite mu kuboko kwayo. Haleluya. Amen. Nari mvuze ko nishimiye ijambo ry'Imana ry'urukundo. Mbwira urukundo. Urukundo ni nk'umugozi uzuhambira abantu bose. Urukundo ni nk'ukwasako. Ni serike. Twese dukiniramo. Nukuvuga ngo twebwe umurimo wacu ni ukuzamura abandi gusa. Ntabwo ari ukwisa abandi. Hari wavuze ngo twebwe abanyafrika iyo ubonye umuntu afite iyereko uza ushaka ukuntu wica rya yereko. Haleluya. Ariko kubera ko dufite Imana tuzazamuka mu izina rya Yesu. Kubera ko dufite Imana tuzakomera mu izina rya Yesu. Kubera ko dufite Imana tuzakora ibikomeye. Kubera yuko dufite Imana tuzabana n'aboroheje, tuzabana n'abakomeye, tuzabana n'ibikomangoma. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana ikomeze bagire neza. Ariko ndavuga hejuru y'umugisha naje gato. Ndi kugenda hano ijambo riri mu mutima waje. Kumva ko novuga umugisha. Haleluya. Kandi sinazaga mvuga umugisha cyane
nazaga nigisha ibindi bintu ariko muri iki cyumweru cyose na kiriya kindi numva ijambo riraje ryo kuvuga umugisha gusa. Haleluya. Uri umunyamugisha. Iyo utunze Imana uba uri umunyamugisha. Iyo ufite na rwa rukundo, ego urukundo ruva ku Mana, niyo igushiramwo umutonyanga ikakubwira ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Kunda. Haleluya. Girira neza ukugira nabi umugirire neza. Bibiri bivuga ngo iyo tugire neza abatugirira nabi ngo ninko gushira umuntu amakara hejuru y'umutwe we, tukamushiraho amakara hejuru y'umutwe we. Twebwe tuba dukoze icyo Imana ishaka ku buzima bwacu, ariko urukundo ni ukugira neza. Haleluya. Uwo gani we mugisha. Twebwe tugira umugisha, Imana ikatuzanira umugisha. Haleluya. Dusome igitabo cyo gutegeka kwa 2:28 no ku 12. Uwiteka azagukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza ngo aje akuvubira inzoga mu bihe byayo, ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi, maze Uwiteka azaguhindura umutwe, azaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, tuzaba hasi. Haleluya. Amen. Kadusome igitabo cya Yeremiya 10:13. Iyo iranguruye ijwi mu ijuru haba guhorera kw'amazi, ituma ibihu bizamuka biva ku mpera z'isi, iremera imirabyo kugusha imvura, izana umuyaga iwukuye mu bubiko bwayo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo Imana yacu ni inyembaraga. Imana yacu ni umugisha. Ntabwo ntinda ndafata umwanya mutoya cyane kugira ngo tuze gusenga, kandi n'amasaha yacu aragiye. Ariko Bibiliya iratubwira muri iki gitabo cyo gutegeka kwa 2 ngo Uwiteka azagukingurira ijuru. Nukuvuga ngo iyo turi gusenga ijuru rirakinguka. Haleluya. Kandi ijuru rikingutse ibintu bicamo, ibintu bigenda neza, abana bacu barasohoka. Haleluya. Satani ntabwo bashaka ko n'abana bacu basohoka, n'abana bacu buca, n'abana bacu barya, n'abana bacu bakura, n'abana bacu biga ishuri. Haleluya. Ariko ijuru ryakingutse byose ni umuyoboro, inzira iraboneka, ibintu byose bicamo bikagenda neza, tukagubwa neza, ibintu bikaba amahoro, tugatura ikaduha ubuturo. Haleluya. Iyo ufite Imana iguha ubuturo. Amen. Haleluya. Amen. Iyo ufite Imana ugendana Imana, iyo wifuza Imana, iyo ushaka Imana izi gutuza, ukagira aderesi. Haleluya. Amen. Ijambo batubwiye icyumweru twari duranye kuva kwa 2 kwa 3 no ku cyumweru iyo twateraniye ku cyumweru cyose. Hari umukozi w'Imana atubwiye ngo Imana ikugire neza ikamusoza amasezerano, ngo izi guhindurira aderesi. Ejo kumva urahandi hatari Gasarani, abantu bakumenyereye. Haleluya. Kandi reka mbabwire ko abantu niyo bambe bamenyera umuntu. Erega iyo dusenga turi mu butayu gutya abantu baratumenyera, ariko Imana iduhinduriye aderesi. Haleluya. Abantu baravuga ngo hari Imana, abantu bahindura amagambo, abantu bagahindura ngo nukuri, ngo gusenga, ngo abantu barasenze, ngo aponso yarasenze. Imana ihinduye aderesi, ihindura n'amagambo, ibintu igacecekesha bimwe, ibindi bikamera neza. Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka azadukingurira ijuru, ububiko bwe bwiza ngo aje akuvubira imvura. Ni ukuvuga ngo Imana izituvubira imvura ikasubira ikagwa, imvura y'ubutayu, imvura twaciyemo. Erega nubwo hari ibyo je naciyemo, nawe hari ibyo waciyemo. Haleluya. Nta muntu udafite ibyo yaciyemo. Imana hari igihe Imana ibanza kuducisha muri test, mu bizamina ikagucisha ahantu kugira ngo uzave umeze nk'uko kwizahabu.
imana ngo izitubuvubira imvura ngo y'umuhindo igasubira ikagwa mu buzima bwacu. Imana ibavubira imvura y'umuhindo ku buzima bwanyu kandi mwongere umugisha w'Imana. Haleluya. Turawatura kubera yuko Imana yabiduhaye umugisha, twatura umugisha ukabaho. Haleluya. Rega tujyane umugisha w'Imana. Iyo biba kubw'abantu baba baradufungiye finance, ariko finance y'ijuru ntizifunga. Imana izifungura tukomeza tukabaho kandi tukarya tukanagubwa neza. Nubwo turi kugenda tukiri aha muri Gasarani, hari igihe umuntu akumenyera igihe kirekire akazavuga ngo ese nguriya sinamunda Gasarani. Nubwo abantu mubabona twese turi kimwe, ariko ntabwo turi mu bwami bumwe. Iyo uri mu bwami bw'ijuru uzi ukontororwa na rya juru. Imana niyo itugenga ubuzima bwacu twamaze guhitamo. Ni nka rya jambo rivuga ngo ntawukorera abami babiri. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana nibwo twamaze gukorera. Niyo mpamvu Imana ituvubira umugisha, imvura y'umuhindo ngo igasubira ngo ikagwa. Imana ikatugirira neza. Kandi iyo dusenga Imana, amaso yacu azabona n'amatwi yacu akumva. Haleluya. Eliya yabwiye Gihazi ngo nazamuke ngo aje kwitegereza mu nyanja. Gihazi aramubwira ngo taca ari kubona. Gihazi subirayo ngo ageze inshuro zirindwi. Baramubwira ngo karabona ngo akantu ikintu gisa n'akaganza ngo kiri mu nyanja. Aramubwira ngo genda ubwire ngo Ahabu ngo agende imvura ngo igiye kugwa ngo ko ndumva. Abwira Ahabu ngo genda ngo uje gufungura. Nawe arazamuka aja ku musozi wa Karumeli. Ni ukuvuga ngo twebwe inshingano zacu ni ugomba kuzamuka imisozi tukigendera kuri Karumeli tukaja kumva icyo Imana ishaka kandi tukaja no kubona iby'Imana. Twebwe twumva iby'Imana tugasubira tukabona n'iby'Imana. Dufite amahirwe kubera ko iyo dusenga Imana, Imana izitugirira neza. Ngo igihe gito ngo imvura biragwa ngo bene imvura yakuba imvura ngo nyinshi cyane ngo Ahabu ngo yongera igare ryiwe ngo Eliya nawe ngo aracebura ngo amutanga ku irembo ry'Yezereli. Ni ukuvuga ngo iyo dufite Imana turakomeza. Iyo dufite Imana tuba dufite imbaraga z'Imana. Iyo dufite Imana turizera. Muri iki gihe turimo muri ubu butayu bukakaye, Imana nizi Imana natwe kandi niyo izatuba hafi, niyo izatugenderera, niyo izitubwira ngo bana banje nimuce muri aka kayira. Haleluya. Izitubwira ngo nimukomere Imana nzabana namwe, nimukomere nzabagirira neza. Haleluya. Amen. Yeremiya twasomye muri igitabo cya Yeremiya ndarangije. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo iranguruye ijwi mu ijuru haba guhorera kw'amazi, ituma ibihu bizamuka biva ku mpera y'isi, iremera imirabyo kugusha imvura. Iyo iranguruye ijwi gusa ni ukuvuga ngo ibicu bizama bicumba ngo ku mpera z'isi ngo ikavuruga ibintu. Haleluya. Izivuruga ikazamura ibihu ahantu utari uzi yuko hova igisubizo. Imana ikakura igisubizo. Iyo twasenze Imana ngo izivubira ibihu ngo bikazamuka ngo bikava ku mpera y'isi bikaza, bya bihu biza bituzanira ibisubizo. Bya bihu iyo uri mu butayu, iyo bikomeye, iyo abantu bavuga ngo ntibishoboka, ibihu nibyo biza bizamuka ngo bigasubira bikazana ikimenyetso cy'igisubizo, bikatuzanira ikimenyetso cy'umugisha, bikasubira bikaturemamo umutima. Haleluya. Abantu benshi rimwe na rimwe nabacanga ngo ntibizashoboka, ariko kandi iyo ibihu byazamutse Imana izicumbisha ibihu, Imana ikongera ikaturemera ibintu bisha bigasubire bikaremeka, kubera ko Imana niyo nzima, niyo nziza. Buri gihe nubona wataye inzira, buri gihe nubona turi kugenda kuko wifuza, uzabwira Imana, Imana izakugirira neza kandi Imana izaguha imbaraga, usubirana imbaraga zawe kandi ikuzanire n'ibisubizo. Mu ijuru hari Imana ihindura ibintu bidashobokera abana b'abantu, ku Mana bigashoboka. Ni ukuvuga ko tugomba kwizera Imana. Mu bubiko bw'ijuru harimo ubutunzi bukomeye. Yesaya yaravuze ngo
ngo zidukwingurira ngo ubutunzi buhishe ngo buri mu mwijima tugasubira tukabubona. Ubutunzi buri iyo ngiyo Imana ikabuduha, tukabona imbaraga z'Imana, tukumva imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Yesu aratuzi, azi n'amazina yacu. Imana izakugirira neza, hari ibyo izagukorera bikomeye, hari ibyo izakora umwana w'umuntu adashobora gukora. Ariko kandi iyo ufite Imana uba ufite umurongo ngenderwaho, wumva Imana mu buzima bwawe, kandi ubwoba burashira, ubwoba bukagushiramo. Hari abantu bagenda n'ubwoba mu buzima bakazagira ngo ntibazogera ngo kubyiza, bakumva yuko batazobaho, bakumva yuko ubuzima bwabo busa nkaho bwarangiye, akumva yuko ubuzima bwiwe n'umwijima gusa. Ariko Imana iraje ikugirire neza kandi igutabara. Haleluya. Amen. Imana yo mu ijuru ni imbaraga, kandi Imana yo mu ijuru ifite igisubizo cyane. Izabagira neza kandi izabafasha muri byose. Ijuru, Imana yacu ifite ijuru. Ijuru, tugira Imana ikora ibikomeye, tugira Imana ishobora byose. Bibiri zivuga mu gitabo cya Yesaya ibice 30 no 23 ngo ibyo uzabiba ngo Imana ngo izabyuhira. Ni ukuvuga ngo amazi, Imana igira n'amazi meza. Haleluya. Amen. Kumutari kwikiriza. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo amazi ni Imana iyagira, umuriro ni Imana iwugira, ibintu byose Imana niyo bifite mu kiganza cyayo. Imana umunsi umwe yabwiye umwami wa Isirayeli n'umwami wa Edomu n'umwami w'Abayuda. Elisa arababwira ngo ejo mu gitondo muzumva amazi ngo azotemba kuri ya misozi ya Edomu. Ngo abantu bamavuga ngo ese ngo izo zobaho, ngo mu gitondo bari gutambanga ibitambo ngo babona amazi karamanuka ku misozi ya Edomu, ngo yuzura ikibaya, ngo buhira inka zabo, amasho yabo baruhira, ngo baramwa bakuganiza. Iyo uri mu butayu uzubiraho none ngo uramugwa mu butayu, ariko Imana ikuzaniye ukumva uwe neza, uzubira ngo none ngo niko imbaraga zawe niba kwishana. Ariko ijuru igira purusa z'Imana ni 100%. Iyo ikugire neza, Yesu Kristo iyo aje akakwegera akabana nawe, azaba hafi yawe akakubwira ngo komera, humura, zakugira neza. Imana izifasha wayo, kandi Imana ntigira ishari. Kakurya batubwiye ngo urukundo ugira ishari ntirwirangira. Ni ukuvuga ngo Imana nta mukeba, ntigira mukeba. Twe turi abana bayo. Imana ntizigira umuntu yireba ijisho ribi. Ni ukuvuga ngo yicara idufitiye imbabazi nzi, idufitiye imbabazi. Yicara itubabarira iyo dukiraniwe, Imana yatubabarira. Kubera ko icyo Imana yacu ari urukundo, iratuzi, ituzi izitugira neza ibihe byose, ikadushakira amahoro ndetse ikadushakira n'uguri. Haleluya. Izidushakira uguri ahantu turara, n'abana bacu, n'abadamu bacu, n'abagabo bacu. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana izitwuhira ngo ndetse n'amazi neza. Niko Ezekiyeli yavuze. Imana iradukunda, Imana iragukunda. Habe nubwo wowe uri umunyamanyanga, Imana yicara ikuvuga ngo nzakubabarira, nzakugira neza, nzakugeza mu bintu bikomeye. Imana yicara idukunda kandi itubabarira. Mugire imbaraga z'Imana, ibisubizo by'Imana birahari. Imana yacu iri mu ijuru. Yesu yaravuze ngo ijuru ni Imana, Imana yacu yari mu isi n'ijuru, kandi niwe wari wabambye ijuru. Ijuru ryabambwe n'Imana, ngo isi ni iyayo, ngo n'ijuru niwe wari bambye. Ni ukuvuga ngo Yesaya ahantu nanditse nasomye aravuga ngo imambo niwe uzibizi. Ni ukuvuga twazaga tubona iwacu muri Kongo babamba uruhu, abantu bakabika za mamba. Abantu bategerezaga yuko hari ikindi kizapfa bagasaba bakabamba, kubera yuko turi mu isi y'ibipfu. Ariko ijuru naryo, kubera ko ari Imana yaremye ijuru igasubira ikarema n'isi, ni ukuvuga ngo n'imambo zabambye ijuru.
niwe uzibitse nta mwana w'umuntu aba uri mu isi y'abatuye isi ufite impambo z'ijuru. ni ukuvuga ngo ijuru imana niyo ifite impambo iracyazibitse kubera ko haleluya turyugamyemo abo yaremye. niyo mpamvu tuba tunezerwa tukavuga ngo reka dusenge imana. ijuru rirahari. Dawudi yaravuze ngo imana yacu iri mu ijuru ngo izikora ibyo yishaka. ni ukuvuga ngo ibyo ishatse izabigukorera. iyo bigukorera muri iyi nzu yaravuze ngo ntawe bitabera nawe bizokubera. haleluya. nta muntu bitaza bibera. gusa ijuru rirahari kandi ijuru rizatubwira neza. kandi ijuru ni umurinzi wacu. ijuru riza riduha amahoro. muzamusenga imana babwire ego ubuhanuzi ni bwiza yemeye mubatswe mu iki cyumweru hakurya barahanuye abantu bose tube turahanura. haleluya. iyo ubuhanuzi bwaje mbabwire ni ukuvuga ngo buza bufata abantu bose. turuzi uko abantu buhanuzi nta muntu utagira ubuhanuzi. uko apostole uhanura, bishop agahanura, umushitsi mwene data hari uvuye mu Rwanda agahanura uya agahanura. iyo bwaje buza bugenda bufata kuko umuriro w'umuci. haleluya. twarahanuye ahagidurayi umuriro uraka. ariko kandi ijambo ry'Imana ni umuti ni urumuri. buza bugenda rumuri kanto wari umwijima. musa ubuhanuzi ntibuza rumuri kanto wari umwijima. ariko iyo ufite ijambo kandi musa ijambo rizarimara ubwoba uzumena kuko kwintare. haleluya. musenge imana musome ijambo ry'Imana n'Imana. kandi muri iki cyumweru bereye ko numvise n'ubuhanuzi nama nkunda n'abantu bahanura. muzamuhanura ntukazozure nuzozohaguruka ponso uzozutangira wamutangira hanura. niko bigomba kumera. erega Imana ibyo yatanze nibyo tugomba gukoresha. haleluya. intwaro baguhaye niyo ukoresha. haleluya. kandi ntabwo baguha iyo udashobora gukoresha. ni ukuvuga ngo Imana yaduhaye intwaro tugomba gukoresha. iratugenera. Imana niyo izigena. abe nibyo tuzageraho n'Imana izaba yarabitugeneye. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagiriye neza ibarindire n'imiryango yanyu. buri miryango ifite n'ibibazo. umuntu yirirwa mu cyumba ukirirwa mu masengesho ariko wataha we umuntu umwe yaravuze ngo nkeka ngo ahantu ni mukona hari amahoro ngo ni kuri Mazaba. Iratwumva
furere yaravuze umwangobora none murangoboye haleluya yumvishije ibyishimo mu mutima guhera ku ijambo umukozi w'Imana yavuze nubwo ntabazi cyane ntabwo nzi imyanya yanyu ariko yavuze ijambo ry'urukundo numva arankuruye mu mutima wanjye numva mu bugingo bwanje mbayikunze numvishije ibyishimo kandi numva agahinda kuko urukundo nyine ni ukuri rwararangiye mu bantu ariko nyuma umukozi w'Imana nawe avuga imigisha jewe mu mutima wanje iyo nanezerewe nsa numva n'agahinda ubu numvishe nezerwa ariko numva n'agahinda kubera ibihe turimo ariko mureke tuvuge akanya gatoya gusa ngo iyo dusenze haleluya iyo dufite ibibazo tugasenga biza bikemuka haleluya iyo duhura n'amapfa no gupfusha n'ubukene n'ubupfakazi n'intambara zituruka hirya no hino kuri uyu munsi dufite ibibazo kuko mubizi abantu twatakaje abantu imibabaro ni myinshi haleluya abandi bari mu ngoyi ariko nukuri nubwo amaraso ahatemba ku misozi y'inzira karengane iyo dusenze zayumva amen dusenganye kwizera ziriya ntambara zohagarara haleluya mureke dusubiramo bukeya gusa ngo iyo dusenze zayumva amen nkunda indirimbo ariko simenya kuririmba kuko nshaje ariko usubiremo uvuge ngo rangurura amazi utangariza abafite intimba yego nukuri turazifite intimba kuri uyu munsi ibi biriyo biri gucicikana aya maraso y'inzira karengane aha yameneka dufite intimba ariko ngo rangurura uwo muririmbyi ni igihume nawe ngo dufite Imana itabara wayo ngo iyo dusezeza yumva haleluya subiramo kandi utangariza abafite intimba bose bashaka kwiyahura dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva maze utangariza abafite intimba bose bashaka kwiyahura dufite Imana itabara bayo
Amen. Imana kuko twataramye. Amen. Naje ngo ngere hano hepfo mpura n'umutarambira ngo turatarama. Ndavuga ati se ni ikihe kibazo cyabaye cyatumye badatarama? Mwe ngo ntabizi ngo nange umutongwe ngo turatarama. Kandi yari gutya twari duhuriye gutya iruhande rwo mu rugo. Ndavuga ati ibyo ari byo byose reka mpagire nirebere ko batataramye. Ntabwo ari kure ndasubira nisanga batataramye. Noneho ngo ngere hano maze gukengura igipangu ngo ndangize biratona ndishimye. Ntabwo mwari ko muririmba mama yari kubwiriza noneho kujwira gufi ariko ngo mfe kubona inkweto ndavuga ati ibyo zose inkweto zose sizamuye ndavuga ati abera Imana bateranye rero ngiye gutangaza rero kuko nasanze mutaramye kandi naje kumbaye muri mwishimo hano hantu hari ibitangaza by'Imana niyo mpamvu tugomba kugira tuzamu. Amen. Muzamure duheze Haleluya. 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 turagushima Mana data wa twese we turaguhimbara mwami Imana. Minite le perde tole Oh, nanda. haleluya, haleluya, haleluya. Katola. Amasatu gazamureza, amasatu Mana suze, Israeli. amasatu Wewe w'ingabo urakoze muhanga Mana. Wewe ni muhanga. Imana yacu. Uiteka Mana Tugira yacu. neza. Wagize neza. Keye, lema, l'antre me le fait. Oh, ecrima, genis. Le creme le forte kotara manda la greve de greve. Imana Israeli. Abichubaya. Mana Israeli. Shibuyezu. Mana Israeli. Tuweyo nicha. Mana yacu tkushire. Zaraga sawizira kumenya. Sitafa moyo ninajua wewe uliniita mwaminifu, kazi uliyoanza maishani mwangu na kuamini utaimaliza. Sitafa moyo ninajua
ya satani ntabwo yarishobora iryo zina ndarikunda n'umucuruzi wanjye iryo zina rihebuje iryo ringiza erega iryo zina ryiza sinzi uko naryo nzajya mu ijuru ku bwaryo mpore singiza Yesu iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye iryo zina rihebuje iryo ringiza niryo rimpesha ubutware bwo kunesha imyambi ya satani ntabwo yarishobora iryo zina ndarikunda n'umucuruzi wanjye iryo zina rihebuje iryo ringiza iryo zina ndarikunda n'umucuruzi wanjye iryo zina naririmbaga Yesu urukumbuzi z'imbabazi nyinshi azigegeza hafi y'amagambo meza ameza kwinjira ndemera dore naraye ku marembo y'ijuru sifite isoni zo kwinjira yambabariye ibyahise numbe nasanze ko nahuye ni Yesu ko naraye ku rurembo niseguye Kristo amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru naraye ku marembo y'ijuru ubwe yarabivuze ngo ndakwibutse uhinduye ubwoko bw'Imana muri mwe ndemerwa ibyaremwe gishya ndemerwa ntakidumu cyose z'imbabazi nyinshi zinyegeza hafi y'amagambo meza amesha kwinjira ndemera naraye ku marembo y'ijuru amen haleluya imana yacu irakomeye imana yacu irareba imana yacu iravuga imana yacu ishobora byose ukunda Yesu uvuge ngo amen ukunda Yesu umuhe icyubahiro amen igihe yakwibutse hari aho waba uri kurira hari aho byari bikuyobeye hari aho wari wikoreye ibintu ugenda wirukanka hari aho wari wabitavuga ngo noneho ndambara iki hari aho uvuga ngo noneho ndarya iki ariko Yesu arakwibuka amen haleluya arakwibuka abana abantu bakwanze arakwibuka haleluya Yesu yakuvuyeho arakwibuka Imana ishimwe cyane haleluya ntabwo ngo twajyabukanye ko gusenga haleluya ariko hari ijambo nshaka kugira ngo tuganireho haleluya rifite intego ivuga ngo imirimo yawe haleluya
imirimo ya niyo migisha y'urufunguzo rw'amaso byawe. Haleluya. Imirimo ya niyo migisha y'urufunguzo rw'ibibazo byawe. Haleluya. Amen. Amen. Twihuta iri jambo rero turisobanura mu bami ba mbere 18. Haleluya. Dore ku murongo wa 9 si umusomyi wihuta neza icyerekezo ku 16 ubundi duhite dusobanura twije mu kanya ko gusenga. Haleluya. Niki Imana itwibukiraho, niki gituma Imana itwibuka, niki gituma Imana ituzirikana, niki gituma Imana yohereza abakozi bayo ku buzima bwawe, niki gituma Imana isobanura ibyawe ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Nuko hari ikihera. Haleluya. Amen. Abami ba mbere uhageze 18 aya ku murongo wa 9 bageze ku 16. Obadiya aramusubiza ati nagucumuye w'iki gituma ungabiza Ahabu ngo anyice? nagucumuye kugira ngo ugabiza Ahabu anyice. nayo Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwinjijemo abantu bo kugushaka, bahakaniye ko atariyo. arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakuze koko. none ngo ningende mbwire databuja ko Eliya ari hano, ariko nimara gutandukana nawe umwuka w'Uwiteka arakujyana ahandi hasi. nuko ningerayo nkabibwira Ahabu akaza ntakubone yanyica. kandi ndakubwira ko uhereye mu buto bwanjye umugaragu wawe nubahaga Uwiteka. mbese ntibabwiye databuja icyo nakoze ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka, ko nahishe abahanuzi b'Uwiteka 100 mu buvumo 250 nkajya mbagaburira umutsima n'amazi yo kunywa. none urambwira ngo ningende mbwire databuja ngo Eliya ari hano, ntuzi ko yanyica? Eliya aramubwira ati urahiye Uwiteka Imana Nyiringabo uwo nkorera iteka ko nzakwiyereka uyu munsi rwose. nuko Obadiya ajya kubonana na Ahabu arabimubwira. Ahabu aherako araza ahura na Eliya. Amen. Praise Imana icyubahiro. Tuyongere ikindi mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Erega dusenga Imana ivuga. 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 Haleluya. Amen. Ana magambo tuyahereye hagati, ariko iya nkuru iyo uyitangiye uyisoma uyu Obadiya. Haleluya. Amen. iriya nkuru itangira Ahabu yaciye igihande kimwe, undi nawe acikira igihande. muri Isirayeli baramaze imyaka 3 irenga, nta mvura igwa, nta n'igitonyanga, birya mbwira ngo nta n'urume rwari ruri mu gihugu. Bana ngo tugende turi ahantu twabona utwatsi nibura dutoye, amwe mu matungo yacu ataza kugira gute, ataza gupanga dushireho. Ahabu aca mu gihande kimwe, Obadiya naca mu kindi gihande. Haleluya. Amen. Ariko Bibiliya ivuga ngo Obadiya hari imirimo yari yarakoze yatumye Imana imwiyereka. Imana ntiyareba Ahabu mu nzira yari, ahubwo Imana iza
izana umukozi wayo ku buzima bwa Obadiya kugira ngo arebe Imana yubashye, arebe Imana yakoreye, arebe Imana yagendanye nayo, hanyuma Imana isobanura idasobanutse muri kiriya gihugu. Hari Imana irebye ubutayu wari urimo, nayo yohereje marayika ku buzima bwawe kuko irebye ibyo wakoze imbere yayo. Haleluya. Kuko irebye urugendo wakoze, kuko irebye umuhate wagize. Haleluya. Haleluya. Ntabwo Imana igendana n'abakomeye, oya. Ntabwo Imana igendana n'abafite amashuri menshi, oya. Ahubwo imirimo yawe. Haleluya. Niyo migisha urufunguzo rwawe. Haleluya. Imirimo yawe, imirimo yo kwizera Imana niyo ifungura igitangaza ku buzima bwawe. Niyo twahanura tuvuga ngo biraje, niwizere ntabwo bizaza. Haleluya. Niyo twabwiriza ugafashwa, ariko niwizere nta kintu wageraho. Haleluya. Imana iritegereza, Bibiliya yambwira ngo ahabaca mu cyerekezo cye, hanyuma na Obadiya aca mu kindi cyerekezo. Ariko Imana iritegereza ngo umwana wanjye Obadiya hari igihe wacumbikiye abahanuzi bikomeye, yageze bemeze nabi mu Isiraheli, bamwe bashyira mu buvumo bumwe kurebaga. Haleluya. None nanjye reka ngukore ibigega. Haleluya. Ibyananiye umwami w'igihugu. Haleluya. Imirimo ukora ni umugisha ufungura ibikomeye ku buzima bwawe. Haleluya. Abakomeye batabasha gufungura, abandi batabasha. Haleluya. Ariko yo ikabishobora, yo ikabikora. Haleluya. Ngo Obadiya amaze guhura na Eliya. Haleluya. Aramubwira ati jya wibuka, yihubishije ibyo nakoze, ariko si umwami naza konzi kuri umuntu w'Imana ngasanga yabatwawe n'umwuka ahandi hano, biragenda bite kare munyice. Haleluya. Abatuya Obadiya we, ijuru ryarakubonye, bawadishana wabitse, ntabwo nakwihisha, ahubwo nje kubahisha Imana wubashye, nje kubahisha Imana wakoreye. Nakubwiza ukuri ngo hari imigisha yawe ijya gufungura. Mu muryango hari ibigiye gufungura. Haleluya. Mu byifuzo byawe hari ibigiye gufungura. Kubera umwanya wahaye Imana yawe, kubera umwanya uha Imana yawe, kubera ukuntu wemera ukigoma. Hari benshi bari gutembereza n'utuntu twatuntu bajya bita uduki twose tw'uduposhete protector. Haleluya. Hari n'abari kugira bagacuje n'utundi tuntu twose. Haleluya. Sautamiro n'amananasi, ariko wigomwiza. Haleluya. Hari Imana ije kureba. Haleluya. Ntabwo ubutaya bwagumviramo, ahubwo hari imvura igiye kugwa ku bwawe. Haleluya. Ubutaya imvura igiye kugwa, amafi imvura igiye kugwa, ahabuze ubwatsi ugiye kongera ubutohe kugaruka. Haleluya. Nimwe mu rwanda ahantu ni mu butayu, ariko kubwo gusenga hari Imana igiye gufungura. Haleluya. Imana ikatugira neza. Haleluya. Ndakurahiye, ntabwo nijyana umuko, ntabwo mbisha kugira ngo ngaragaze. Haleluya. Ko wakoreye n'uwashye ari wowe uvuga by'ukuri. Hari Imana ije kugaragaza ukuri kwawe. Haleluya. Hari Imana ije kugaragaza ukuri kwawe. Obadiya aragenda abwira Ahabu, Bibiliya ikatubwira amugeze iruhande, aragenda ati rwose namuwe. Ahabu aravugana na Eliya. Haleluya. Iyo ukomeje gusoma muri icyo gice, hanyuma iyo abantu mu gitondo imvura. Haleluya. Ariko nta hantu urufunguzo rwari ruvuye muri Isiraheli, rwari ruvuye kuri Obadiya. Haleluya. Nawe urufunguzo rw'ibyaha ruza n'umugisha warufunze. Haleluya. Ntabwo bambwiye ko turi binjye mu kanya ko gusenga, niko nari, ariko tugiye gusenga ngo twamaze kubona ko dufite umugisha uje gufungura, tuje gufungura ibyacu mu izina rya Yesu. Haleluya. Kugira ngo Yesu abisohoze kandi yerekane. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, Mana ikomeye, Mana ko gusenga. Oh, sebere ko sondobo ba menasi nawe ya. Siwa wasaba ko tasanga ya ba.